Ndi papa Sava. Haleluya. Amen. Noneho rero agakora Uwiteka Imana yampaye ndagira ngo muze kumfasha. Murumva ko nasaraye ariko ndagerageza nidushyiramo imbaraga. Karavuga ngo aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira iki? Umukiro. Aha niho aha niho honyine ubonera umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Aha niho honyine ubonera wakira umukiro. Yesu niho hari amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Ngwino umwami Yesu aguha amahoro. Ngwino umutima wawe wakira amahoro. Aha niho honyine ubonera amahoro. ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Wigondera umutima mwana nshuti. Ngwino umwami Yesu aguha amahoro. Aha niho honyine ubonera amahoro. ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Aha niho Yesu atangira amahoro. Muze bantu mwese mwakira umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Mwami Yesu wacu araguhamagara. Ngwino mwana nawe wakira amahoro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Mwana wanjye wakira umukiro. Ngwino mwana wanjye wakira umukiro. Ngwino nawe rero wakira amahoro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngwino mwana nawe wakira umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Ijwi rirakomanga winangira umutima. Ngaho ngwino rero wakira amahoro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Urugi rurakinguye injira mwana w'Imana. Ngwino nawe rero wakira umukiro. Aha niho honyine ubonera amahoro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Ngwino nawe rero wakira umukiro. Ngwino nawe rero wakira umukiro. Yewe ngaho ngwino rero wakira umukiro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Yo ngaho ngwino rero wakira umukiro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Ayewe ngaho ngwino wakira umukiro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Ngaho ngwino wakira umukiro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Ngaho atagira ibiganza wakira umukiro. Ngaho ngwino nawe wakira umukiro. Ngaho ngwino rero wakira umukiro.
umukiro ngaho ngwino rero wakira umukiro ngaho ngwino nawe wakira umukiro ayo ngaho ngwino rero wakira umukiro ngaho ngwino nawe wakira umukiro ngwino mu nzu yada imana yaduha umubyeyi watubyaye waturemeje y'imyaka wakirewe mbere wakire umukiro ngaho ngwino nawe wakira umukiro ngwino rero wakira umukiro ngaho ngwino nawe wakira umukiro Haleluya. Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro. Yego. Ngaho ngwino nawe uze wakire umukiro. Ngo aha niho honyine habonerwa iki? Ngwino nawe ugira ute? Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo muri kano kanya keza kanone hatugezemo mbere yuko tubanza kumva ijambo ry'Imana nagira ngo mama pasteur abanze adushyira imbere y'Imana. Mama pasteur rero mu byubahiro byanyu agira ngo iterane hano twese dushyira imbere y'Imana kuko mbere na mbere iki? Imana. Haleluya. Amen. Mureke twubahe Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana yo mu ijuru, wewe waremye ijuru n'isi bigakunda, wewe waremye abantu ukarema n'ibintu bigakunda. Turagushimye amasaha nk'aya ngaya, tugushimiye ko twabyitse bigakunda Mana. Hari abo byanze ko twebwe byakunze kubera wowe kuko wabishakaga Mana yo mu ijuru. Uwiteka tukweretse uyu munsi, uwutwerezemo, uwudukirizemo, uwudufashemo Mana nziza. Urinda abasigaye mu ngo zacu, urinda abagiye mu kazi gatandukanye Mana. Nkweretse pastor ugiye gutwigisha ijambo ry'Imana. Ijambo yigisha ntiturisiga ahangaha, ahubwo turyumve, turigendane, turiryamane, turisangize n'abatabashije kuza ahangaha. Urakoze Mana kuri Imana, urakoze kugira neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka turebe ijambo ry'Imana. Muri Matayo ibice 7 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 12. Mukurikire abahageze tugende. 7 umurongo wa 7 kugeza ku wa 12. Haragira hati musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomanga ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona, nukomanga uzakingurirwa. Nukomanga agakingurirwa. Urakoze cyane bishiki wacu. Ngo mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye? Ngo cyangwa se yamusaba ifi akamuha inzoka? Ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. Nagira ngo duhite dukomereza no muri Luka ibice 6 ku murongo wa 31. Ibice 6 umurongo wa 31. Abahageze ngo kandi uko mushaka ko abantu babagirira abari nako namwe mubagirira. Ndumva wenda twarekera ha bene data, iri jambo rirasobanutse, sinagombwa kurisobanura cyane, ariko
hano hari dusubiye inyuma gato hari ijambo nshaka kugira ngo mbashe kuritsindagira hano muri Matayo nyine tugarutse ku bice 7 kugira ku murongo ibice 7 gutangira ku murongo wa 7 harimo ijambo rivuga ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa ngo kuko umuntu wese asaba ahabwa ushatse abona nukomanga agakingurirwa. Bene data, ese mwe mushaka mute? Ese mukomanga mute? Aho ntabwo usaba ugasaba n'ibidasabwa. Hari umuntu ujya kwiba akavuga ngo mana mbabarire ngo ntibamfate. Urumva uko gusa ngo mukoma muzakingurirwa. Ese urakomanga ute? Ese wabanje kwikiranura na mwene so? Ese wabanje kwiyeza kugira ngo ubashe gukomanga Imana ikumve? Nukomanga ugifitanye ikibazo na mugenzi wawe urumva uzakingurirwa. Aha noneho ku murongo muri Luka ku murongo wa 31 ngo kandi uko mushaka uko abantu babagirira ngabo ariko mubagirira. Uri gushaka igare nyamara aho uri ufite ibijumba kandi mwene so ntabyo afite, ari kujya kubihaha buri munsi wamwimyeho n'agatebo kamwe. Ufite igiti cy'avoka uri kujyana mu isoko buri munsi nta no kumuha avoka ebyiri. Ufite imodoka uramunyura kanga kumuha lift. Mbese wowe kuri gusaba Uwiteka kuki wowe utabanje kwimugirira? Bene data, aha niho rero kuza mu nzu y'Imana niho twigira byinshi. Hari abantu benshi njya mbwira bambabaza cyane, umuntu agahera ku wa mbere ari mu mirimo ye, ku wa gatandatu no ku cyumweru mu gisope no muri boîte akabura n'umwanya wo kuza hano mu nzu y'Imana. Ndababona n'Uwiteka arabanyereka. Nta kibazo ariko kuba waje byonyine nta kibazo, n'uyu munsi urakenewe. Bene data rero ndagira ngo twihuse cyane tujye mu bantu bafite ibyifuzo. Hari abagiye bangeraho, mfite abantu benshi ntituvugane cyangwa banambwira nkandika simbashe guhita mbikemura, ariko kuko nari nzi ko uyu munsi dufite amateraniro nari navuze nti tuzabirebera hamwe twese. Ariko hari Musa yari yambwiye ko afite icyifuzo cyo kuba ashaka kubona perime. Bene data, kandi murabizi ko perime ni ukuyikorera. Amen. Murakoze cyane. Muzi ko kubona perime ari ukujya mu ishuri nk'ibindi byose, ubanza kuri provisoire ukajya kwiga provisoire ukiga mu ishuri, ukajya mu kizame, ibyo byarangira ukajya mu kwiga gutwara, wabivamo noneho ukajya mu kizame n'ishuri nk'ibindi byose. Murumva ko ari ikintu gikomeye, kandi murabona aracyari umusore akeneye ikintu kimufasha mu buzima bwe, kimwongerera imbaraga cyane cyane mu buzima n'amafaranga, kuko murabizi n'amafaranga turayakenera. Hanyuma undi ni SP. Yego, SP afite ikibazo cy'uko yabuze urubyaro. Murabizi amaze imyaka 2 akoze mariage. Mu myaka 2 nta rubyaro nta no gutwita. Yego nta rirarenga, ariko nyine birakenewe. Hanyuma Veve afite ikibazo, hajya wari wambwiye ko ufite 2 millions ushaka. Yego afite 2 millions kandi ari gushaka. Ese izo 2 millions visa ni zishyura cyendegera ifite ikibazo nyirizina ni visa. Afite ikibazo cya visa. Namwe murumva ko ni ibintu bimukomereye kuri we, n'amasengesho menshi cyane. Hari ibyo umuntu atakwishoboza, bikaba ngombwa ko dufatikanya tugasenga cyane kugira ngo ibyo byose bikemuke.
Kirimbuzi afite akageto ariko ngo arashaka etaje bene data. Ese ntabwo mwakwishimira ko twatera imbere? Erega burya umuturanyi wawe yateye imbere nawe uteye imbere, mwene so natera imbere nawe uteye imbere. Surumva uzarya akaburara? Ese urumva wowe azarya ukaburara? Ese muzahura agusige ku nzira? Uzarwaza umwana se ntaze yiyohanya ngo gufate amujyane mu bitaro? N'ubu utari no mu rugo uzamutelefona ati genda undebere mu rugo uko bimeze, azaza nka mwene so abigukorera. Ariko se naba afite ikibazo azahagera ati. Hanyuma rero ndumva byaba ari ibyo ngibyo. Sinzi undi mukobwa harya wowe ngo ufite ikihe kibazo? Ikibazo nanjye cy'uko mwansengera. Yego. Pastor nkabona umugabo pe. Afite ikibazo cy'umugabo. Bene data. Batari ikibazo gikomeye. Akeneye umufasha bakabana karamata, bakazatandukanywa n'ikintu n'urupfu. Murumva rero ni ikibazo afite gikomeye, murumva ko dukeneye gusenga cyane. Muze Gasongo hajya wari wambwiye iki? Nagira ngo mufashe neza, natanze icyifuzo cy'uko Imana yaba imodoka. Yego kuri moto. Nibyo. Gasongo afite moto ariko ngo ayitwaye imyaka myinshi. Hari igihe ukora umurimo ariko kumva Imana yaguhindurira amateka, niba uvuye kuri rimwe ukajya no kuri kabiri ugakomeza. Niba atwaye moto imyaka irenga 10 kuki atatwara n'imodoka? Umuntu akaba umunyonzi agatwara igare imyaka 5, kuki atava ku igare ngo ajye kuri moto ashyiremo fitensi, afata mburiyaje, ashanje, ahaguruka agende ave mu kunyonga, yagera ahatera akavaho. Niba kuri moto yatwaraga umuntu umwe, noneho akeneye gutwara abantu barenze 2. Murumva neza? Okay. Nawe mbwira mama Sava. Ntabwo nari nakugezeho umuntu ubwira, ariko nari mfite icyifuzo ngo munsengere nkere umutwe, maze ngiye rwaye umutwe. Mwene data, ni ikibazo gikomeye kuko ntacyo twakora tudafite ubuzima. Byose ni ukuba dufite ubuzima buzira umuze. Ibyo byose turi kuvuga, amamodoka, amazu, n'iki byose, udafite ubwonko butekereza, udafite ubwo buzima, ntabyo wageraho. Niyo wabibona ntabwo wabasha kubijira kubera ko ufite ikibazo mu mutwe wawe. Mwene data rero turagusengera, humura kandi urakira. Rero ndizera ko muzehe nawe hariya muzehe nabonye uri gushaka kugira icyo uvuga. Ufite ikibazo cy'inzara uje muri itorero. Utinya subiramo neza numve. Ufite ikibazo cy'inzara ariko naje muri itorero ryanyu ngo mumfashe nyiri inzara kuko maze iminsi 2 ntarya n'abana batarya, uyu munsi wawe wa 3. Jesus. Bene data, birakomeye naho amasengesho amaze iminsi. Wenda kubwe ashobora kwihanga, ariko mutekereze urubyaro. Tugisengere. Ese turagisengera. Mwibaze ugiye kuryama umwana akakubwira ati mama, papa, ndashonje. Bwira ukuntu uramubwira ngo jya mu buriro cyane. Mu gitondo ati mama, papa, ndashaka igikoma. Mbwira ukuntu urahaguruka ukagenda kandi umwana akubwiye ngo ndashaka igikoma, nta n'iripfumu ufite. Mama Pasiteri yageze kumbwira ngo arashaka gushimira Imana. Reka abanza ashimira Imana, ubundi ibyo byifuzo byose tubisengere. Icyuriya musaza by'umwihariko ndakigarukaho by'umwihariko. Mama Pasiteri ngaho jya imbere y'itorero ry'Imana, hanyuma utubwire icyo ushaka kutugezaho. Murakoze. Rero nifuza gushima Imana. Mu minsi yashize nagize ikibazo gikomeye. Mukuru wanjye yararwaye araremba pe. Yararwaye araremba, ajya mu bitaro, indwara barayibura, tujya mu bindi bitaro,
dusaba amafaranga menshi, famiye ziragurisha ibintu byinshi, dusigara turi aho tunegetse, ariko kubw'Imana ikimukunze yarorohewe yasubiye mu kazi. Amen. Imana icyubahiro. Ikindi nashaka kuvuga, mu cyumweru gishize nateraniye ahantu bita mu Rugazi, barambwira ngo ningera aha ngaha nzabaha intashyo, mwakira intashyo. Bene data rero reka dusengere ibyifuzo abafite ikibazo cy'amazu, imodoka, visa, ubukene, abashaka umufasha, ibyo byose reka tubishyire imbere y'Imana. Kandi ndagira ngo abashaka urubyaro byose rwose uko mwabivuze muhumure, Uwiteka Imana ari kumwe natwe kandi arabyumva. Data twese uri mu ijuru, ngo izina ryawe ryubahwe, ubwiza bwawe isi n'ijuru bibe mu maboko yawe nk'uko bisanzwe. Turaje imbere yawe Mana, mweretse ibibazo, ibyifuzo, ibitekerezo Mana aba bakristo bawe bafite. Hari abakeneye urubyaro, hari abakeneye kugira aho baba hafatika, hari abakeneye gutega indege bakagira aho bajya guhahira Mana. Oh haleluya Mana, ngira ngo wabyumvise, si ngombwa kubisubiramo, byose uko wabyumvise mbishyize mu maboko yawe, kugira ngo Mana ahangaha ariho igisuzuguriro ku bana b'Imana kiva, bamenye ko dusenga, bamenye ko dusenga Imana y'ukuri, bamenye ko tudasenga bayari. Oh haleluya Yesu Kristo, singutota nk'ugutegeka, ngusabye bikeya, ibindi bibahera ubuntu Mana. Amen. Yego ndumva tugiye gusoza, ndumva nta kindi gusa uri yego. Pasiteri Gatungi rero hari agatekerezo ngize. Yego. Twasengeye, maze gusengera ibyifuzo binyuranye, ariko hari icyifuzo numva kitagombye rwose gutera impungenge natwe ubwacu twagakemuye. Nk'uyu muvandimwe uyu ufite ikibazo cy'inzara. Yego. Bavandimwe inshuti duhuriye mu itorero ryacu dusengana, kubwira umuntu ngo basengeye icyo cyifuzo, ubu dukoze mu kebo ko twese twatuye, bakamushakira nk'ibihumbi 30, akagenda akareba ko yagurira umuryango ibiryo bakaramuka, ntabwo cyaba gikemutse. aho hihorere wigira ikindi leta. Ndagira ngo mbabwire ngo mubimenye n'undi munsi, amafaranga yakiri mu mifuka yanyu aba ari ayanyu. Iyo yamaze kuva mu mifuka akageramo hano, ntabwo aba akiri ayanyu, aya ni ay'Uwiteka. Ni iby'Uwiteka, bigomba gutunga abakora umurimo w'Imana. Nta burenganzira mubifiteho. Nturiya muntu basengerana n'umukristo wacu, ntabwo mwamomba cyangwa kugira ngo inzara imwice cyangwa ariko bite byayo. Oya pasite ni ukuri. Ubundi ibyo mubikura he? Oya gira impuhwe nawe umurebe. Espe. Oya ni ukuri. Attention. Pasiteri Gatungi ndagira ngo nyumve. Ariko hari uyu muntu arashonje. Iyo uba twari tutaratura, nibura twari kwikora ku mifuka tukaba tukwamuha, none yose twayashyize mwaho. wagira ngo bagisize siraje mu maso, ngo bagakoramo ngo bakagira gute. Nakubwiye ngo iyo byageze hano nta rindi rengayobora, nta rindi rengayobora. Aya ngaya ni ibyo kurya. None wiki turi abakozi b'Imana, iyo byageze hano biba byarangiye, mwebwe byabavuye mu maboko, ibisigaye ni ibyande. Ntega amatwi pasiteri, ntega amatwi wumva icyo nkubwira. Iryo rengayobora uvuga kuko hari mu ruganda rwenga inzoga baguhemba 400. Uri pasiteri, nuba wagiye gukora kugira ngo wahire umuryango wawe, ku buryo umuvandimwe yatugwa mu maso twahuriye hano ku isengesho, ngo ntiwakoramo aho ngaho ngo umuhe amafaranga. Kwezi wigeze ubona bafata amaturo
mwebwe niba mwumva ari ngombwa niba mwese mubishyigikiye nimwishakemo amafaranga mwikoreho mumukore fundraising. Erega twakubwiye ngo iyo tuba tutaratura twari kubikora niko amafaranga twashyizemo aho wamugani ko hari iryo renga yobora ukaba uri mu rokoro twigisha ko inzoga ari mbi ukaba ukora mu ruganda rwenga inzoga naryo ko ari irenga yobora turenze iyobora aho gakeya tugakora muri ayo ngayo tugafasha ugiye kuburara waburaye wanegekaye aha databuja mbese ntabwo hano mu muryango ni muri bushinga ushyigiye ko ku munsi wa gatatu hari ubwiyongereho n'irabura hagira ufata ikaramu igitekerezo njyewe nagira ngo mbagezeho mu rugo nari nasize nk'uyu tujumba mfite n'udutonoyo dutangiye kwibwira kubera ko afite ikibazo cy'inzara iriya amafaranga twareka kuyakora agakora umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe mu rugo wakumva ibijumba byawe uri kuvuga hano twazanye ituro urukumva ariko hari n'ikindi mugomba kumenya nimwongere mwumvareho iyo mana irarya ndasaba iyo nyorohera digiti iyo mana irarya n'ubundi gukora kwa mafaranga tukaba umuvandimwe nibivanyeho yuko wowe ubwawe mu rugo nawe nanjye n'ubundi twamenyera umuryango ubundi utekereza ko ayo mafaranga twamariye mu kwezi amezi abiri ibyo bitonero byawe se arategetse ngo nshinzwe gusengera abantu ntabwo nshinzwe kubasengera. Aleluya mutarakemura ikibazo nasabaga nanjye ijambo ngira ngo nk'uko byagiye bivugwa haruguru natwe ngira ngo murabizi dufasha abantu kujya mu mwuka no kugira ngo bagarukire Uwiteka tubinyujije mu kuramya no guhimbaza. Ariko mubwiza ukuri ntabwo duhembwa sibyo ntabwo duhembwa ntituba twakoze se reka kandi haranditswe ngo musige byose mukurikira iki Uwiteka mubisiga mu bigabanya imfubyi n'abapfakazi n'abakene mugire mute muzagorerwa n'umugera mu ijuru. Ngiye numvaga rwose nubwo si ukwivugira ngo nanjye wenda bazajya bambemba kubera ko mba naje nanjye gacuranga nanjye mukanafashwa mukanatura kandi tudahari nta kintu mwabona bangaguza abantu numvaga nanjye twakora muri aya maturo ntabwo byashoboka yego tugomba wese ko amatura ari ay'Imana ugiye kuyarya iki kandi Imana ni urukundo ntabwo tuyarya tuzayakoresha umurimo w'Imana yubaka Imana utazi njyewe icyo nemera twagasengera inzu tugasenga ko ni uruntu runini tugasengera ayo mamodokari tugasengera amaviza ariko se dusengera n'umuntu ushonje wabuze ibiryo koko muri twebwe twakwikoramo ase ni wowe ushonje mushyiraho mukabanyiriza